hari igihe ubura uko ubigenza, ukemera ugatuza, ukagwa neza, ariko abarokotse jenoside nimugire ukwihangana, tuzahora iteka twibuka abavandimwe bacu bazize uko bavutse. Ujya kwihangana bitera kunesha, kandi gutera agatambwe ujya mbere nibwo butwari. Umuvugo wanjye nawise ibuka. Rwanda warashavuye, nibutse agahinda k'abana bawe, nzinzirizwa n'agahinda, ngasinzira nasinziye, ngicura ndicuye. Ibuka amateka mabi yaranze u Rwanda, maze wicare utekereza wabukije ubuzima bwabo. Ibuka izo nzirakarengane zazize uko zavutse, zazize ubwoko, amagara yazo akaguranwa magana. Twibuke twiyubaka, hari abitwa ba ntacyo nitayeho n'abitwa nzabazirikana. Mbe ntacyo nitayeho, reka ngire icyo ngwibariza. Aho imbeho ntizagututa, ugacana umuriro utabuganye, wabona umwotsi, ukibuka aho mwasangiye n'imbehe mwasangiriyeho. Birababaje kandi biteye agahinda, kurara wiga ugatsinda ikizamini, utararebye no mu kayi, akimuka ugasigara, ubona uko witwa umututsi. Birababaje kandi biteye agahinda. Erega tujye tubivuga kandi tubisubire, erega bwose bwari ubujiji. Hajya bari bafite amazuru maremare bari abatutsi, abari bafite magufi yapfunaga amazi se. Ariko se reka mbabaze, bose ntibavaga amaraso atukura, hari uwavaga umuhondo cyangwa se icyatsi. Birababaje kandi biteye agahinda. Nyamara inzi ko guhangana no gushwana twabitojwe na Ruhugwera, we wadukekagaho ubugwari, aje umwe asanga turabuhuje, abura haca ngo abusenye. Yacuze amaboko aradutanya, ubujiji bwacu burabutora, ubumwe dusangiye burasenywa. Ubwo tubabanze dufitanye isano, amateka yacu igisebo kirayataha. Twararindagijwe bitavugwa, urwango rwima imitima yacu, icuraburindi ryima igihugu, tuzira yuko turi bene Kanyarwanda. Ibuka. Dore njye ndi umwana mutoya, sinaribara ngo waribonye, naribariwe n'abakuru. Kuva 5 kugera 9, ubwoko bwirwa nk'inyamaswa, uruvu ruvugiriza kurusha ivumbi, amaviravira kurusha imivo y'amazi, amazu yaka kurusha imirasire y'izuba. Hajya kwitwa umututsi byari ikizira. Ibuka ibyabaye amahanga arebera, adahana ngahanure, atawuzabisha gukora ibyo bakora. Byabaye igisebo n'ikimaro hagati y'abashakanye, inshuti n'abavandimwe. Muri uko kwezi kwa Mata, abato bahasize ubuzima, abakuru ntibasigaye, imisozi ntiwayiba amatongo. Ibuka. Bereye mu karere kacu ka Nyabihu, ndavuga iwacu muri Bigogwe, byaracikaga bagaburirwa ibisiga, baboroga bahamagara Imana bati, Mana ko tuzi ko iri Rwanda ugataye u Rwanda, turazirya ko twarimwe nawe Mana. RPF Inkotanyi irangajwe imbere na Paul Kagame yo kabyara, ihagarika jenoside, abanyarwanda barashima, ati RPF Inkotanyi urakaramba. Paul Kagame abonye ibibaye, nuko yivuga ibigwa ati, naje ndiyamarere ubane myinshi rugeze ku buca imyambi yanje ndayisukiranya, ati Rwanda rwambyaye ndaje ndakuboye n'ingotanyi, icumu ryanje n'ubwenge, ingabo yanje n'ubuhanga, aho bandegeye si ho bambonera. Ndirubumba amagangorana imbaraga rwose, ndisiba ku murimo icuma ndwarana ubumwe n'ubwiyunge, ingabo ngingana imiyoborere myiza, ubutabera n'amahoro. Ati sinshaka ko u Rwanda rwongera gupfa urwa kabiri, rupfuye rimwe risa. Paul Kagame umubyeyi wacu, reka ngushimire. Abanyarwanda baragushima kandi bazakomeza bagushime. Harashamaje aho turi none, hararenze aho tujya, kandi nimucyo twimuke ubunyarwanda, duhure ukundi igihugu cyacu, tunakigwanirire gitore. Ku nshuro 27 twibuke twiyubaka. Mu kwiyubaka kwacu hari icyo njimagiza uyu munsi. Ubu abanyarwanda turajijutse, turimo kwigira ku mateka, turaca iteka cyo kudatana no kwigira bikaba intego. Uwaka imbabazi ubwo arazihabwa, ipfunwe rigahinduka urugwiro, abadutanije bakamwara. Twibere mu mishinga yo guteza u Rwanda rwacu imbere. Paul Kagame umubyeyi wacu, ibyo umaze kutugezaho n'ukundu aho twavuye ndetse n'aho turi, ukwiye gushimwa kandi singutaka singukuririza, ndakuvuga ukuri ukuri, ibyiza ukora nibyo biguhesha ishema. Munyarwanda, munyarwandakazi, ibuka utinzwe no kwambara umwenda wera, utagira ikizinga mu mutima wawe, wihanganisha abarokotse jenoside.
iyo wibukana umusanzu mwiza uba utanga kurusha ubutanga uneguza izuru izuba riva, upfobya amateka mabi yaranze u Rwanda. Babyeyi mwatubyaye mudukunze, mutwigisha ibyiza by'urukundo, mutwangisha ibyaduta mu mutego tugatora ubuzima bubi. Aho mu mashuri hungu na kobwa barangana, nta vangura mu banyeshuri kubw'uwo mubyeyi wacu Paul Kagame. Abarokotse jenoside ndazabura hajyama, ndazabura yahenge ku musaya, ndazabura hajyama, ndazabura amata, kuko u Rwanda rwacu rutemba amata n'ubuki. Nimugire ikibazo, iteka turi kumwe kandi tuzahora twibuka izo nzirakarengane zacu. Abavandimwe bacu bazize uko bavutse. Rubyiruko rubyirukana umuco mukuri kutavangura, muzahore mwibuka abavandimwe bacu, mwese muvugira rimwe muti never again, ntibizongere kubaho ukundi. Ibuka Osikari njye niko nitwa, izina ryanjye rirambwiye, kwita umwana w'umunyarwanda birampera, namwe kandi nibabere, nicyo gihango twahawe n'abatubyaye, ntitugatatira icyo gihango. RPF Inkotanyi ati banyarwandakazi, mu bibe ubumwe n'ubwiyunge, musarure ndi umunyarwanda, musarure ndi umunyarwanda. RPF Inkotanyi urakaramba, RPF Inkotanyi urakaramba, RPF Inkotanyi urakabaho iteka, RPF Inkotanyi reka ngushime. Wahagaritse jenoside, ubu abanyarwanda turajijutse, turimo kwigira ku mateka kandi turimo turagushima. Umuvugo wanjye naha ngushojereje, ujya kuvuga menshi siko kuyamara. Ibyabaye ku Rwanda ni birebire, sinabivuga mbirangize, bwakwira bugaca, icuraburindi rikaba umucyo, dutwaza ducumbagirira ku kabando kamwe. Ku nshuro ya 27 twibuke twiyubaka.